neza n'umusimana yajeje umugisha yawurutishije ibindi bihe byose yakoze imirimo mu minsi 6 igeza ku wa karindwi irahuruka n'umusimana yajeje umugisha yawurutishije ibindi bihe byose yakoze imirimo mu minsi 6 igeza ku wa karindwi irahuruka sabato musi wera wabayeho ku bwacu utwibutsa urukundo rw'Imana udusaba umwuka wera maze aduha imbaraga tuzabona ikiruhuko cyuzuye sabato musi wera wabayeho ku bwacu utwibutsa urukundo rw'Imana udusaba umwuka wera maze aduha imbaraga tuzabona ikiruhuko cyuzuye ariko nubwo bimeze bityo Satani ntabwo akunda isabato yabonye ko ariyo munezero w'abantu ashaka uko yariganya icyo kiruhuko uwo musi wera uteshwa agaciro umwanzi yishyirira uwo yimbiye yabonye ko ariyo munezero w'abantu ashaka uko yariganya icyo kiruhuko uwo musi wera uteshwa agaciro umwanzi yishyirira uwo yimbiye sabato musi wera wabayeho ku bwacu utwibutsa urukundo rw'Imana udusaba umwuka wera maze aduha imbaraga tuzabona ikiruhuko cyuzuye sabato musi wera wabayeho ku bwacu utwibutsa urukundo rw'Imana udusaba umwuka wera maze aduha imbaraga tuzabona ikiruhuko cyuzuye aritegura neza isabato bakayiziririza nk'uko byavuzwe bungukira mu migisha y'uburyo bwose bakaruka mu bwenge no mu mubiri uwo munezero wibagiza iby'isi wowe utayubaha uzahomba kabiri bungukira mu migisha y'uburyo bwose bakaruka mu bwenge no mu mubiri uwo munezero wibagiza iby'isi wowe utayubaha uzahomba kabiri sabato musi wera wabayeho ku bwacu utwibutsa urukundo rw'Imana